ikindi cya kabiri nashaka gusobanuza, hari twaranabibonye babivuzeho bijyanye n'amakuru aba agenda ku mbuga nkoranyambaga. Hari inkuru y'urupfu rw'umugabo bita Habimana Noel, wari umushoramari utuye ku Irebero. Nanjye ubwanjye abo muryango we harimo barumuna be bambwiye mu gikari iby'ayo makuru ko ngo bakeka ko umugore bashobora kuba yaragize uruhare mu iyicwa rye. Ariko icyo njye nashaka gusobanuza mu byo bavuga ko ngo yishwe nyuma y'umunsi umwe avuye kuri RIB sitasiyo ya Gikondo agiyeyo kwishinganisha, kuko ngo yari afite ubwoba ko mu by'ukuri ngo ashobora kugirirwa nabi n'umugore we. Hari umuntu witwa Nyarwaya Innocent ari mu gihugu cy'Ubugande, ariwe witwa Yago Pondati, avuga yuko mushobora kuba nk'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, mushobora kuba abatinya cyangwa se ngo mwamwangishije abanyarwanda. Ariko kandi tukibaza tuti ese iyo umuntu ahamagawe na RIB yagezwaho icyaha, iyo ahamagawe cyangwa se kuba ari ukumwangisha abanyarwanda. Aha rero turagira ngo twebwe mudusobanurire nyirizina, ese koko twavuga ko ashaka gutaha ariko akaba batinya nk'umuvugizi wa RIB kandi mwebwe ngo mwamwangishije abanyarwanda. Icyo ni ikiganiro yasohoye kandi arakurikiranwa. Abanyamakuru bari hano benshi nibwira ko nabo bari kukibaza, ubwo ninkibaza nabi hari icyo nibagiwe bo barabyongeraho. Ubu ngubu ushaka gutaha, u Rwanda rurafunguye, amarembo rwose arafunguye, arabuzwa n'iki? Hari umuntu witwa Nyarwaya Innocent ari mu gihugu cy'Ubugande, ariwe witwa Yago Pondati, avuga yuko mushobora kuba nk'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, mushobora kuba abatinya cyangwa se ngo mwamwangishije abanyarwanda. Ariko kandi tukibaza tuti ese iyo umuntu ahamagawe na RIB yagezwaho icyaha, iyo ahamagawe cyangwa se kuba ari ukumwangisha abanyarwanda. Aha rero turagira ngo twebwe mudusobanurire nyirizina, ese koko twavuga ko ashaka gutaha ariko akaba batinya nk'umuvugizi wa RIB kandi mwebwe ngo mwamwangishije abanyarwanda. Icyo ni ikiganiro yasohoye kandi arakurikiranwa. Abanyamakuru bari hano benshi nibwira ko nabo bari kukibaza, ubwo ninkibaza nabi hari icyo nibagiwe bo barabyongeraho. Icya kabiri, hari uwitwa Jean Paul Nkundineza yariteretse avuga yuko yafunzwe, hari ibyaha yafungiwe nyuma arakatirwa, ariko atashye ngo yabujijwe kubona telefone, konte ziwe, nk'ibyo byose RIB ngo ibifitemo uruhare, ndetse ngo yabasabye ngo yigeze basaba audience ko yahura namwe, nyuma yaho ngo mumubwira ko nta mwanya mufite, ko mufite akazi kenshi. Ngo ni Jean Paul Nkundineza wabivuze. Tukibaza tuti iyo umuntu afunzwe agafungurwa, urukiko rukamukatira igihano cye kikarangira, abuzwa n'iki kuba yahabwa iby'amategeko amwemerera? Ikindi, hano mu karere ka Bugesera hari abaturage mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Murama besikorotswe na bamwe bita mu bijyanye na bya bindi mwahoze muvuga, abantu bita ngo ni abashoramari, ariko kandi bagakorana na bamwe bazwi, bamwe bitwa ngo nabavuga rikijyana mu mudugudu witwa Bishweshwe. Abaturage bambuwe ibyangombwa besikorwa ngo barahabwa amafaranga batazishyura, birangira abaturage bajyanwe na bamwe kwa noteri, ku banoteri aba bandi mwavuze, noneho bakabakorera inyandiko. Muri za nyandiko abitwa ko bagurishije kandi batagurishije ntibahabwe ibyemezo by'ubutaka bwabo. Ibyo bintu rero ni ibintu rimwe na rimwe twagezeyo, hari inkuru yatujyanyeyo tujyayo, n'abaturage nabo icyo kibazo bakitugezaho, ngira ngo cyaratambutse. Ariko kandi tukibaza tuti ese ko mbonye umwanya wo kubariza abo baturage, urwego rw'ubugenzacyaha RIB bavuga ko barugezemo, cyaba kigeze he ikibazo cyabo kugira ngo gikurikiranwe cyangwa se gikemuke? Ndabashimiye nyakubahwa umuvugizi wa RIB. Urakoze. Niyonzima Claude. Niyonzima,
urakoze cyane ku bibazo ubajije, wenda bimwe nta nubwo nabyegispektingaga kuko nabonaga ari ibintu by'aho ngaho. ubu ngubu ushaka gutaha u Rwanda rurafunguye, amarembo rwose arafunguye, arabuzwa n'iki? uvuga uze kumaza turabuzwa n'iki gutaha? ubwo rero ni icyo gisubizo nta kindi. arabuzwa n'iki gutaha? ninde wamubujije? icyo ni kimwe. undi nawe uyu wavuze nawe wa kabiri, ubundi ibyo yemerwa n'amategeko arabibuzwa n'iki? icyo nakubaza, arabibuzwa n'iki? niba byemerwa n'amategeko arabibuzwa n'iki? nanjye sinumva impamvu abibuzwa. nta kibyo nabivugaho. urabizi iyo umuntu afite mikoro nyine uko aba ameze. ikindi ni iki wenda iki cya Murama uvuze cy'abashoramari, ntabwo wenda kese nyizi neza aho yabigeze, ariko twaza kuyikurikirana kuko ibyo byose bifitanye n'isano n'icyatumye tuza hano. wumvise wavuzemo ba noteri barimo, wumvise harimo ibintu byinshi wenda tutamenya, ariko icyo nemeza cyo ni uko umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo we. umuntu afite uburenganzira ku mutungo we, uwugurisha uwo ushatse ku mafaranga mwumvikanye. nta muntu ugomba gufata umutungo w'undi ngo awiyitirire hanyuma ngo turaza kubikurikirana wenda ubwo detaye turaza kuzireba neza, ariko icyo nemera cyo ni uko nta muntu ugomba kubangamirwa. umutungo ni uwawe, uwufiteho uburenganzira, uwugurisha uwo ushaka ku mafaranga mwumvikanye, nta muntu ugomba kuguhatira. gusa iyo hajemo ubwo bwesikoro, ibyo ni byo tureba nabyo, ubwo bwambuzi bushukana nabwo nibyo twaje guca, nibwo butumwa twaje gutanga. nta muntu ukwiriye kwihisha inyuma y'ibyo byose ngo agire icyo akora, agire ababangamira. turaza kubikurikirana. asante. nta kindi? yes, baguhaye mikoro. murakoze. nitwa Jean Baptiste Nkurunziza, ndi umunyamakuru wa TV1. Dr. mudufashe muri bariya bantu mwatweretse, mwatubwiye ko 8 muri bo bakurikiranyweho ibyaha by'ubwicanyi bw'abantu 6, niba ntibeshye neza. ese bose uko ari 8 baba bafite aho bahuriye n'ubwo bwicanyi bw'abantu 8? yego. cyangwa byakorewe ahatandukanye? byakorewe ni bose baba baragize uruhare. urabona ni kesi z'abantu 6 bapfuye, noneho bariya babigizemo uruhare. bariya bafashwe nibo bakekwa kugira uruhare muri ubwo bwicanyi. ubwo icyo nashaka kumenya, bakoraga nk'itsinda? oya, ni umwe ku giti cye, ni umwe ku giti cye, kuko ntaho ni kesi zitandukanye, ni kesi zitandukanye, ntabwo bakoraga nk'itsinda. ni uko ari kesi zabereye mu karere kamwe mu bihe bisa nk'aho byegeranye, ariko umwe yakoraga ukwe, kuko n'impamvu ziranatandukanye, n'impamvu ziratandukanye. urakoze, ugize neza gusobanuza icyo kintu kugira ngo umucyo wumvikane. ikindi cya kabiri nashaka gusobanuza, hari twaranabibonye babivuzeho bijyanye n'amakuru aba agenda ku mbuga nkoranyambaga. hari inkuru y'urupfu rw'umugabo bita Habimana Noel, wari umushoramari utuye ku Irebero. nanjye ubwanjye amakuru aba agenda ku mbuga nkoranyambaga, hari inkuru y'urupfu rw'umugabo bita Habimana Noel, wari umushoramari utuye ku Irebero. nanjye ubwanjye abo mu muryango we harimo barumuna be bambwiye mu gikari iby'ayo makuru ko ngo bakeka ko umugore bashobora kuba yaragize uruhare mu iyicwa rye. ariko icyo njye nashaka gusobanuza mu byo bavuga ko ngo yishwe nyuma y'umunsi umwe avuye kuri RIB sitasiyo ya Gikondo agiyeyo kwishinganisha, kuko ngo yari afite ubwoba ko mu by'ukuri ngo ashobora kugirirwa nabi n'umugore we. ibyo kese niba hari amakuru mubifiteho? kese iri gukorwaho iperereza, nta byinshi ndi buyivugeho. ikorwaho iperereza, dutegereza n'ibizava
mu bizamini by'isuzuma bya autopsy. Kugeza ubu ngubu ngira ngo nicyo twayivugaho, ariko icyo nakubwira ni uko iperereza riri gukorwa kandi twakwihangana tugategereza ibizava muri biriya bizamini bya autopsy. Murakoze. murakoze. Nitwa Cedric utuje muri rigiye.com. Wavuze ku byaha bimaze iminsi byiyongera, cyane cyane ibyo ababyeyi basigaye bahana abana mu buryo bwihanukiriye ndetse n'abarimu. Mwatubwira nko mu gihe cy'amezi angahe ashize mumaze kwakira kesi zingana gute? Ese murateganya gukomeza kuzigabanya gute uretse ubukangurambaga? Kesi ntabwo nazikusanyije ngo mbe navuga ngo ni kesi zingahe, ariko izo nibuka za hafi muri uku kwezi zigera nko muri eshatu cyangwa enye ku bigo bitandukanye. Ibya leta ibigo bya leta abikorera ku giti cyabo bya prive, aho hose biragaragara ari muri ibyo bigo. Hanyuma ni ibihano n'ubundi usanga bishingiye ku gutanga ibihano byo ku mubiri, byo gukubita cyangwa se kubabuza uburenganzira runaka. Ni ibintu twabonaga ko abantu bashobora kuba bumva ko bari guhana, ariko mu by'ukuri muri ya mihanire harimo gukora ibyaha. Iyo tuvuga ibi ngibi ntabwo tuvuga ngo abana ngo nabo bigira ibyigenge, oya. Umwana buriya yigishwa uburenganzira bwe, ariko akigishwa n'inshingano ze. Ni ukuvuga ngo wowe nk'umwana ufite uburenganzira bwo kudahohoterwa, kudahabwa ibyo bihano, ariko ku rundi ruhande ufite nawe inshingano zo kubaha. Iyo urenze rero kuri za nshingano zo kubaha uhabwa ibihano, ariko muri bya bihano twavuze hano ntibyemewe. Ibihano bitari muri biriya: gukubita, kwima ibiryo, gufungirana, inkonji, imigeri, kumubuza kujya mu bwiherero, ibya bintu bibangamira uburenganzira bwe. Ibyo ngibyo ubwo ni akanyafu kazongera gucishwa ku bana. Wumvise ibyo navuze ngo corporal punishment ni gukubita. Ubwo ngubwo ngira ngo message utange neza uko nayitanze, ariko ntibivuze ko abana bagomba kwigira ibyigenge ngo ntibagihanwa. Oya, bazahanwa mu bundi buryo, ariko icyo tubwira abantu ni uko muri ya mihanire yawe nk'umubyeyi ntuhane binyuranyije n'amategeko. Ariko icyo tubwira abantu ni uko muri ya mihanire yawe nk'umubyeyi ntuhane binyuranyije n'amategeko. Murakoze. Okay, ndabona ibibazo nta bindi. Mwakoze cyane. Ubwo okay, hari ikindi hariya cyane. Mwatubwiye ko mu mfu esheshatu zagaragaye muri Bugesera harimo izishingiye ku ifuhi, abihanira ifuhi. Mubagiriye inama bajye babigenza bate ko rimwe na rimwe gucana inyuma bibona gihamya nkeya yazana ikirego ati? nibyo twavuze. Buriya twavuze ngo ifuhe ariko rishingiye ku busambanyi. Icyo tugira abantu inama, ubwo busambanyi nabwo ni ibyaha bisenya urugo, bikurura amakimbirane. Ariko rero nawe ntabwo, niba baguciye inyuma, ntabwo wajya kubikemuza kwica. Ni ukuvuga nibyo twavuze ngo uburakari, wisagwa n'uburakari bw'icyo wakorewe ngo birangire nawe ugiye guhabwa igihano cya burundu. Icya mbere, gucana inyuma hagati y'abashakanye ni icyaha. Icyo gihe wakiregera kigakurikirana. Ushobora no gusaba gatanya, ni uburenganzira bwawe. Ariko icyo mvuga, kwihanira nibyo biba ikibazo. Kwihanira ni ukuvuga ngo wowe ntabwo uba ukireba inzego, washatse kwitangira igihano. Icyo gihe rero uzahanirwa kuko wihanira.
buriya rero hari n'igihe usanga wanihaniye ukagwa mu gihano kinaremereye kurusha icyo wahanaga. ngo usanze kuri rya fuhe ngo mu busambanyi uramwishe, hanyuma we birangiye biteze, birangiye ugiye mu munyururu. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Nibyo tubwira abantu ngo bareke gusagwa n'uburakari, kuko uburakari bukoresha ibibi byinshi, hanyuma ukaregereta nyuma. Aba ngaba abo mwabonye mu twaganiriye harimo abari kwicuza, ari kwicuza ngo abana banjye ubu ngubu bagiye kurerwa na rubanda, bagiye kwandagara ibintu. Tukamubwira ati rero buriya byari kuba byiza ibyo ngibyo kuba warabitekereje mbere. Iyo ubitekereje mbere ukirinda bwa burakari, nicyo tugira abantu, nicyo tugira abantu inama. Ndabona ikindi kibazo. Urakoze cyane, baguhe mikoro unatwibwire. Murakoze. Njye nitwa Tuyishimire Jean Claude, ndi mu bo nanjye bari baribwe telefone. Uri mu bantu bari bibwe telefone? Yego. Ugize neza cyane kuba userukiye ekipe yawe, urakoze kabisa. Njyewe ikibazo nari mfite kuri icyo kintu kijyanye no kwihanira. Nk'ubu nk'umujura aramutse aguteye mu nzu nijoro, ko akenshi na kenshi yaje nawe aramutse agutanze ashobora no kuba yakwica. Ukaba wamutanga ugakoresha wenda nk'intwaro ukitabara, cyangwa se wenda ukaba wanamusunika ku bw'umwaka akaba yaba. Icyo gihe bigenda gute? Niyo mpamvu abiperereza bigaragara niba ibyakubayeho witabaraga, ibyo bita self defense, cyangwa se niba nawe warugambiriye kumugirira nabi. Niba witabaraga ukamukubita inkoni akagwa hasi, wamufatiye hasi ugatabaza. Kuki ugomba kumufatira hasi ukaguma ugacucuma 1 2 3 4 5 6 paka umunogonoye? Sibyo? Aho ngaho haba hajemo umugambi, sibyo? Oya, reka musubize kuri, sibyo? Kuko muri kwa bishobora kurangira nawe habayeho kwihanira. Ariko ibyo byose iperereza rirakorwa, hakorwa iperereza.